Inshuti mukundwa, weho duhuriye kuri iki cyigisho nanone, aho dufite icyigisho cy'igihembwe cya gatatu kivuga ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Aho muri iki cyumweru tugiye kwibanda cyane ku insanganyamatsiko ivuga ngo amakimbirane. Aho dufite icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya kabiri umurongo wa 27 ndetse n'uwa 28. Arababwira ati isabato yabayeho ku bw'abantu, abantu sibo babayeho ku bw'isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Ndakwinginze inshuti yanjye, tugiye kwigana iki cyigisho, tugiye kuzirikana amagambo tugiye kwigira hamwe muri ubu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Muri iki cyumweru ndagusabye kugira ngo wongere ukurikirane ibi byigisho cyane ko bizabasha kutugirira akamaro. Kuri uyu munsi rero, mbere yuko twiga ingingo yo ku isabato nimugoroba, ndagusabye kugira ngo tumanze dusenge Imana. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, wongere ubane natwe, utwiyoborere muri iki cyigisho cya none. Turagusabye kugira ngo umwuka wawe akomeze abane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aha rero insanganyamatsiko tujye kuzirikana cyane muri iki cyumweru iravuga ngo amakimbirane. Amasomo tuzibandaho cyane muri iki cyumweru aboneka muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa mbere ndetse n'igice cya gatatu umurongo wa 6. Mika igice cya 6 umurongo wa 6 tugeze uwa 8. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza uwa 6. Mariko igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza 35. Turarebera hamwe nayo na muri Luka igice cya 12 umurongo wa 53. Luka 14 nanone umurongo wa 26. Nshuti mukundwa, ariko mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 2 umurongo wa mbere ndetse n'igice cya 3 umurongo wa 6 hakubimo inkuru 5 zerekana uburyo inyigisho ya Yesu inyuranye n'inyigisho z'abayobozi b'idini. Inkuru zikurikiza umurongo wihariye ugaragaza uburyo buri nkuru uko ikurikirana n'indi bifitanye isano n'iyibanziriza, zigahuzwa n'insanganyamatsiko zijyanirana. Inkuru iheruka izizengurukaho kandi ikongera igahura n'iya mbere. Buri yose muri izi nkuru yerekana imiterere y'uwo Yesu ari we, nk'uko byagaragajwe n'amagambo aboneka muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 10 ndetse n'uwa 17 n'uwa 20 n'uwa 28. Ibyo tuziga ku wa mbere, ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu bizimbika cyane mu busobanuro bw'izi nkuru n'amagambo ya Kristo dusangamo. Nukuri ndakwinginze kugira ngo iyi minsi uzayigana umwete kugira ngo tuzabashe gusobanukirwa n'amagambo ya Kristo, n'inkuru ndetse za Kristo uko tuzabisanga muri ibi bice tuvuze haruguru. Mariko igice cya 3 20 kugeza 35 hakubiyemo ingingo tuziga ku wa 4 no ku wa 5. Aha rero icyo tuzabonamo kandi ni urugero rw'ubuhanga umwanditsi w'ubutumwa bwiza ari we Mariko akoresha, bwitwa inkuru zikubiyemo mu zindi nkuru. Ubu buryo bwo kuvuga inkuru buboneka nibura inshuro 6 muri Mariko. Muri buri nshuro hagaragaramo iby'ingenzi byerekana imiterere ya Yesu n'inshingano ye nka Mesiya, cyangwa uburyo bwo guhindura abantu abigishwa.
nshuti mukundwa, ndakuraritse kugira ngo tuzafatanyirize hamwe kwiga ibi byigisho, dusobanukirwa neza n'uburyo Kristo ashobora guhindura abantu abigishwa be. Nawe kandi ndifuza ko wagira aya mahitamo yo kuba umwigisha wa Kristo. Muri iki cyumweru rero tuzasoma inkuru zimwe z'ibya Yesu, maze turebere icyo dushobora kuzigiramo. Nshuti, ndakwinginze kugira ngo muri iki cyumweru uzafatanyirize nanjye hamwe twigana ibya Yesu kandi tunareba ibyo dushobora kwigira kuri Yesu. Iki nicyo ngusabiye, nanjye nisabira kuri uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka twongere dusenge Imana. Mwami Imana ishobora byose, turakwinginze, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo Mwami Imana wongere ubane natwe, wongere utwongerere umwete wo kwiga ijambo ryawe, kandi amagambo yawe dukomeza kwiga mu minsi yose uzakomeze ubane natwe kandi uzakomeze utwiyoborere. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Turakwinginze rero, ndakwinginze rero nshuti mukundwa, wowe ukunda kwiga ibi byigisho, ubwo tujye gutangira icyumweru gishyashya, nawe uzagire icyo wungukira kuri ibi byigisho twiga. Tuzirikana yuko waba ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi ujye wandika muri komenti, ujya ahanditse komenti, maze wemezeho wandikeho inyunganizi yawe cyangwa se ikibazo waba ufite mu byigisho, maze tuzajya dufatanyiriza hamwe kugisubiza bitewe n'ikibazo uzajya uba wabajije. Rero twongere tugire umwete wo kwiga ijambo ry'Imana, kuko itorero ntako ritagira, kugira ngo abizera baryo turusheho kwegera Imana. Aha rero ni inshingano zanjye nawe kugira ngo dukomeze twigire ku birenge bya Yesu Kristo umukiza wacu.